ariko uwo ni umugore wanjye pe kandi bya nyabyo ntungire ngo nuwo natoraguye ni umugore wanjye umurundi kazi ariko uwo ni umugore wanjye pe mama iwe uwiswe umutinganyi uwo mwise umutinganyi mukamukina ku mubyimba mukamutera amabuye mugatera imigeri mugashaka kumumenagura umutwe mukamukina ku mubyimba ubu ngubu yerekanye umugore we umukobwa bakundana umukobwa mwiza ndetse murabona ko ari umwe mu bahungu bazi gusomana neza hari umuhungu mwasomana cyangwa umukobwa akakurema ibisebe gusirimuka ntago ari umunsi umwe papa wanjye gusirimuka ntago ari umunsi umwe nari babwiye hari mu kwezi ni mu kwezi kwa karindwi ni mu kwezi kwa karindwi ubwo nari ndi kumwe n'umukobwa witwa Queen mu kiganiro ababikurikiye barabizi ntabwo ari ngombwa ngo mbisubiremo uyu mugabo usibye kumubeshyera gushaka kumuharabika bamwe bakanigiza nkana bamwe mu basitari bamwise umutinganyi uyu mugabo ntabwo ari umutinganyi ndi kugira ngo rero mbiterere story gatoya y'ukuntu yahuye n'uyu mukobwa hari buriya gutereta biravuna mugende gake gutereta biravuna ntabwo umuntu yisanga yakundanye n'umuntu gutyo gusa kugira ngo wegukane umukobwa mwiza w'imico myiza biragoye mwabahungu mwe munyumve neza kugira ngo ubone umukobwa mwiza ku isura ufite n'agatima keza utari waba ikirara biragoye kugira ngo ubone uyu mukobwa nk'uyu nguyu noneho kugira ngo mumane umufatishe uwawe yemere kugusoma imbere ya kamera yemere ko umunyunyuza utunwa biragoye cyane biragoye niyo mpamvu ushobora gusanga ukunzwe nk'urumogi mu ibanga rikomeye cyane abantu bakunzwe nk'urumogi n'abasuhuza cyane ugasanga ukundanye n'umuntu icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri cya gatatu ukwezi abiri atatu umwaka nta n'umwe upositinga undi mukaba mujya inbox mukavugana mukabeshyanya nta n'umwe upositinga undi wa muntu abagutendetse wowe uri usinakwitikira ni ukuvuga ngo uri umwenda wo gukorana hari abantu baba bazindukana bakajya kwitamo ahantu runaka erega nta nubwo bivuze hari agasore muri ya minsi kansekeje ni agasore k'amafuti ntabwo ndakavuga izina kari ngaho nyine k'inshuti yanjye kagashuti kanjye karambwiye twakunda uganira n'abantu uri kugira ngo nabumve n'iki arambwira ngo umukobwa wemeye ko muryamana ngo ntabwo yaba atagukunda kuba umuntu yagukunda no kuba mwaryamana biratandukanye cyane ndakubwiza ukuri ko Platini yaryamanaga n'umugore we More Than Once muhanzi Platini yaryamanaga n'umugore we atamo bagakora akambere aka kabiri bagakomeza urumva abahanga bahise bumva ikintu nshatse kuvuga sibyo yagomba ndi kugira ngo nkoreshe imvugo ziyubashye nk'umuntu wiyubashye nanone ariko muba mubyumva ibyo bintu byose barabikoze ariko umugore yaramuferaga yisambanira n'undi muhungu ngo babyarana umwana Platini yisanga rero undi mugabo ngayo nguko uko batandukanye buri wese bagabana ka etaje Platini ubu ngubu ahora mu marira guys Platini ahora mu marira mutazamubona ari gusekera kuri kamera ariko agera ku gitanda aho kugira ngo yishime nk'abandi agafata ishuka y'umweru akihanagura amarira bugacya yifura uyu mugabo rero uyu muhungu ujya ubona yegukanye umubebi akamutera injuga bagakundana ugasanga noneho byafashe igihe kinini bakundanye umwaka wa mbere urashira undi urataha abo bantu baba bakundana pe banapositingana abantu bemera gupositingana
umuntu wemera kugusomera kuri kamera akakunyonyoza nk'imbwibiro. ariko murabona abahungu ukuntu baba barateye injuga abakobwa. umukobwa w'umurundikazi yamuteye injuga. nta kundi kuntu bahuye rero, bahuye ntako. uyu mukobwa uri gukundana na ya mpano akora muri hoteli ya hariya i Kanombe, yitwa ikizina cyo mu Gifaransa, ni Igifaransa ntabwo mbizi, ntabwo mbyibuka neza niba Igifaransa cyangwa Ikidage. uyu mukobwa ni umukobwa w'umurundikazi, umukobwa wabonye perime, umwe mu bakobwa bafite perime bazi kwitwara. nacyo ni ikintu cyadangiye. reka nyivuge hari abadafite perime. kubona perime ntabwo byoroshye. urumva nyine iyo umuntu ayigezeho ni ibintu byadanje. ushobora gusanga kuri njyewe cyangwa se kuri wowe uri kumva nyine ukora ko wayibonye, cyangwa se wamaze ukumva nyine ko ari ibintu biri aho ngaho, ariko ni ibintu bya danje. kugura igare ni ibintu bya danje. igare ni ibintu bya danje, no kugura icyo kurya, kubona icyo kurya. ndi kuganira n'abasani nabo sinzi ukuntu baba batekereza bamwe ngo kurya ngo ntago ngo ari igitangaza. kubona ibiryo ni igitangaza. buriya niba wizera Imana mbere yo kurya, jya urasenga wishimire ko ubonye ibyo kurya. hari ababa batabibonye. uyu mujene rero ya mpano usa nkaho ari mu rukundo ruryohereye cyane, bitewe nuko afite umukobwa mwiza bari gukundana. mwamuteye amabuye, mumwita umutinganyi, mumuvuga nabi. mbura ahantu nahera. nawe yaranengushye, kaza akivugisha utuntu, kazana utuntu tw'amajwi, nawe akitwara ameze nk'aho ari umutinganyi. nanjye sometime nkagira amakenga batarika iki gihungu aho ntigishobora kuba ari igitinganye ko nta n'umukobwa kitwereka. ariko nabonye aka kavideo, mbona umujama, umukobwa yipanze, mbona ukuntu ari gusomana neza. gusomana birakomeye. ntabwo abantu bose bazi gusomana. buriya narabibabwiye mu biganiro byinshi nagiye nkora, ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina babyigisha, nta nubwo bisaba kubyiga, ariko gusoma nabyo ntabwo twabivukanye, ni imico yagiye iraza nyuma, byo barabyiga. gusomana barabyiga, ariko just sex, gukora imibonano mpuzabitsina, impamvu batabyiga ni ibintu tuvukana na turiya twana tw'amafuti, turiya dukobwa tw'amashyano ubona tubyigisha. sorry to say this, ngo ukuntu ngo bagira gute, ngo amazi, ibintu byinshi baba bavuga nabo ntabyo baba bazi, kubera ko nta muntu bigisha gukora sex. never. nawe niba wari uri kubyiga, iryo shuri risubike, rivemo, drop out. nta hantu byakugeza, nta hantu byagukura. uri kurwana n'ubusa, usa nk'uri kwikinisha. ibyo bintu bivemo mwana, bivemo. niba uri umukobwa cyangwa se umuhungu, bivemo. ni ubushiti papa. ibyo bintu bivemo, wiyizire. wenda wige gusomana, byo gusomana uzasanga biba bisa experience kwa rukuntu ngo gusomana papa. ariko yamana murabona ni umujene uzi gutanga care, utagira umuntu uzi gusomanira kuri kamera, ubwa hatari kuri kamera aho bari ibindi bindi. uyu musore ntabwo ari umutinganyi. banyarwandakazi, ntacyo dupfana. uyu yamana ntacyo dupfana. ntiduhuje mama, ntiduhuje papa, ntiduhuje nyogokuru. ikiduhuriyeho kimwe, isano ari nayo inakomeye cyane irenze ayandi masano yose, ni uko turi abanyarwanda. ariko ibyo ntabwo byatuma muburanira mu mafuti. ari umutinganyi naza nkabivuga. niyo mpamvu se muhungu namutatamuye nkavuga ngo se muhungu uri umutinganyi, n'ibintu ukora simbikunda. cyiza ni uko wabireka. n'abandi benshi cyane ba DJ Brian, hari ibiganiro bagiye baduha bisa nkaho ari ubushizi bw'isoni. mugende kuri Rumuri TV, nayipostinze kuri Instagram, Facebook page na TikTok, muzayibona tuvideo ari kuvuga ibintu by'amafuti. n'ibintu napostinze ku itariki 28 ni poste nashyize, ariko nyine ubona ko ari kuvuga ubuntu bw'ubugoryi budafite agaciro. gusa ya mpano we sindi kumuvugira. uyu muhungu si umutinganyi, uyu muhungu
ni umugabo uzi gutereta, wafashe umwanzuro agatereta nubwo bivuna, akaba aregukanye umurundi kazi. uko bahuye rero nk'uko nagiye mbibabwira, uyu mukobwa akora muri iyo hoteli uri kujya i Kanombe, urenze muri kariya gasantere hari hoteli iri ibumoso yigeze no kuberamo ibintu bya Ati Rwanda. Iyo hoteli niyo umukobwa akoramo, na yama hano niho bahuriye, byose barakundana, ni umukobwa mwiza, barakomeza barakundana. Ubundi utundi dukuru bampaye kariya kajama ngo ni ka Jean Marie mugene mu flowing, nawe ikintu ambwiye ko bigeze guhurira muri kariya kabari kahehe. Uwo mukobwa yari yaje n'ivatiri, ni nabaho nakuye amakuru nyine ko afite perime, yaje n'akavatiri yitwaye turo tumodoka twa make. ni umukene uyu mukobwa. Ibyo ngibyo ibindi mumenye ko atari umutinganyi, yamano ntabwo ari umutinganyi, ibyo ngibyo birahagije. Nkomeje kuba amakuru menshi cyane aho ngaho, ntago ari umwenda, ntago ari ukuntu umuntu aza akavuga ibintu bati ngo aduhaye amakuru ngo y'ibice bice. Oya, amakuru ahari ni uko yamana atari umutinganyi, naberetse umukunzi afite, nabahaye n'akavideo wabyivugira, nako muri kubona kuri screen zanyu. N'ibyo ngibyo, just Imana ikomeze kubarinda. Fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo, reka gutinda mu babisha, namenye ko ari yitanga umutuzo.